Inda yabaye imvutsi. Chris ndetse na Kelly kuri uyu munsi baranezerewe mu buryo bukomeye, aho Chris ari kureba Kelly cyoroshye, dore ko Kelly amaze gukurirwa kuri ubu kubw'inda yatewe na Chris. Gusa bafite struggle ikomeye cyane, aho umukobwa bita Queen wakundanaga na Chris mbere yamaze kumenya yuko uyu Kelly aba kwa Chris. Ni ibintu byabaye umuriro cyane, ni ibintu byabaye intambara mu buryo bukomeye, ndetse ari nabyo bintu bari kurwana nabyo uyu munsi, barimo gushaka ukuntu babinyuramo. Nana nawe akomeje kwibaza uburyo ki yazasubirana na Bobo. Burya koko umuntu ashobora kwicuza ku kintu yarekuye byoroshye adafite igaruriro. Mu gihe arimo kwicuza rero aho yakora Bobo, Bobo nawe yabengutswe umukobwa mwiza, umukobwa witwa Rizos. Mwibuke ko yagiye no kubasura ndetse akagenda akomoza ku bimurimo cyangwa se ku marangamutima ye, abwira umukobwa Rizos ko nyine hari ukuntu agenda amugirira ibyiyumviro cyangwa se hari ukuntu amukunda mukunda. Ibyo byamwanze mu nda rero, aza no kugera igihe aratobora abibwira ababyeyi be. Ikindi se dukwiye kwibaza, urukundo rwa Nyambo ndetse na Yannick rwo ruzahindura iyindi sura ryari ngo babane koko nk'umugabo n'umugore? Guys, ntekereza ko mubikumbuye, abantu tugiye kubana mugakurikira iyi nkuru kugeza irangiye, muraza kuryoherwa mu buryo budasanzwe. Nkwibutse gukora like, ukore subscribe na share niba wakunze iyi nkuru. Adolphe ndetse n'uyu mushuti we uriya mugabo papa Natasha, kuri uyu munsi barimo kugenda baganira nyine, ubona ko batarimo kugenda bajya imbizi, bitewe n'uko hari utuntu nyine mu buzima bagenda batahuza. Ibyo ngibyo nabyo bigenda bigaragara nyine mu bantu b'inshuti, ntabwo igihe cyose abantu bari ko bagenda bahuza. Nk'uko twabibabwiyeho rero, uyu Chris ndetse na Kelly kuri uyu munsi barishimye kubw'uko biteguye uruhinja cyangwa se umwana mutoya ugiye kubakomokaho, ariko nanone bahangayikishijwe n'uko ubwo Queen yamaze kumenya yuko uyu Kelly nyine aba hariya kwa Chris, bizakomeza kuba fight, ndetse avuga ati na musaza wanjye ngiye kumubwira. Mwibuke ko uyu Kelly yari umukunzi wa Willy, kandi Willy ari musaza w'uyu Queen. Ibi byose akaba ari Chris ubyishemo inyuma ukuntu, urumva ko ari ibintu bizaba fight mu buryo bukomeye cyane, cyangwa se mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Na Vina nawe rero akomeje kuryoherwa n'urukundo akundana na Kazuba, nk'uko munabizi mu minsi yashize yateye intambwe nyine abwira mukuru we ko ari serious kuri uyu mukobwa kandi amukunda, ndetse yifuza ko bazabana no mu mwaka utaha. Ibintu mukuru we yakiriye neza, ariko bisa nk'ibimushinze akantu mu mutwe, ubona yuko mbese atekereje ikintu nubwo atavuze, kigaragaza ko nyine wenda we amaje kuba mukuru atari yagira icyo yibwira kandi ari we mukuru. Ukabona ko nyine ibyo bintu nabyo bifite indi sura bigaragaza. Dave nawe rero akomeje kuba mu rungabangabo, aho umukunzi we nyine muri iyi minsi badafitanye urukundo ruryoshye neza, bitewe n'uko hari umuntu waje kumujagaraza mu bitekerezo bye. Nyambo nawe aba yibaza nyine iherezo ry'urukundo rwe na Yannick. Ese ibi bintu bizarangira ryari? Akwiye gukora iki se kugira ngo birangire? Ese niwe washyiramo iya mbere, niwe wafata iya mbere? Ibyo byose nyine aba agenda abyibaza ukuntu. Kwa Bijiyo bijaho nk'uko mubizi, imyiteguro y'ubukwe irarimbanije rwose, sibo bazarota umunsi ugeze. Ubwo murumva ko ibintu byose rero tuba twagiye tubikomozaho tukabibabwira 5 kuri 5. Mbibutse ko izi nkuru muzitegurirwa kandi mukazigezwaho nanjye James Legend wamamaye. Ndabakunda cyane, Imana y'u Rwanda ihorane namwe.